Ndi umuhungu wa Rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira uganza atiyambasha inkabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano umuhungu w'iburera iwabo w'ibirayi ibiraha n'ibiraro ababiri biburaya baririra baririmba bibarutsa abahungu bahanga muramuhanga mu buhanga kandi muhanga bavukana tatu y'ubuhanga burera yacu rero itandukanye na Gasabo bisasira amasake bakisegura amasosa asa neza nta nagasambo basoroma mebi sosa sho Diane urabyumva ute mwana Komerezaho ariko ubwo nahageze mba ndifata udufoto yatangiye gusireyinga akiri hanze naho ubwo ntabwo nanenzi yuko iyo ugezemo baguha ifoto ushaka sha mbo narahageze mbere na mbere kwicara byaranzonze intebe zaho ni imipine ziriho utuntu tw'udupine no mu Buholande ndiya tubavugira rimwe ngimwa mwebwe mwese mudukunda tangazamakuru ngo bikomeye mu Rwanda mfasha tuvugire rimwe ngo bitangazamakuru bikomeye cyane hano mu gihugu. Patri yora waramutse neza uraho umaze iminsi warabuze ndaho ndakomeye urakomeye cyane w'umuhanga aho bahunga utajya uhunga utega impanga ndacyari igitipe cy'imiterere abatoto nibafatireho ibituza biracyari nk'ubusitani ariko nanone na satani aho batetseho nkaterayo kubera yuko mba ndi butamire bezi kuri butamire umutawuneri iminsi myinshi Patri duherukana kagiripe kakirimo na n'ubu karacyarimo ntabwo ndakira neza ariko dia don't worry I can try don't worry I will be okay for sure Sema kundiana niho kukureba do you know how much I love you hari igihe mba numva ntakivanga mu bintu byanyu ariko bikankabyivangamo dia uzi musubize nguyu koko izi kuraje zikuye sigaye nkubitano dushide yanajya nkubita udushumu se ninjura mukubi hoya nahawa mama we nahasha yewe we tuni akumvisha ute utwamukubise twose tuvaniyemo aho akwemeshe dia umeze neza meze neza uraho aho neza waruraho warukomeye cyane wowe muraho neza nishimiye kongera kubabona mumeze neza museka ibintu ari uburyohe dia amakuru y'iminsi si meza ni meza nta kibazo baba we ndagira ngo uyu munsi dutangire ku nkuru fire nkuruki inkuru fire abakunzi ba Patrick barabizi yuko Patrick ngiye nagiye kurambona Patrick ku binyamakuru bitangazamakuru ngo bikomeye mu Rwanda mfasha tuvugire rimwe ku bitangazamakuru bikomeye cyane hano mu gihugu ego sha Patrick congratulations sha nabibwirire uretse mbiterere isa yewe kambiterera amasari ari yewe dariko dia reka tumanza tubipuraninge dia ninzize ndatera amasari uzazura bikora gute ngiye kujya nera amasari bavuga ngo uzanyuma ngo komerezaho ku buryo ndatera 7 komerezaho vuga cyane shana ariko si umwuka nturi kunyumva komerezaho Patrick mamubonye mu binyamakuru bikomeye cyane za Orenforo zirandika abantu baba baratangaje Patrick nawe yivuga imyata hejuru yivuga pe haba harahiye Patrick yora ikiganiro cya mbere tuganira abantu barebye ikiganiro cya mbere bari bavuye muri Genesis yego
aya makuru abantu niba batayibuka bongera basubire ku kiganiro cya mbere bakirebe. James Comedy Show. Uragiye kubisa ibiganiro bingahiye abandi nabo barati turagushaka naho uragiye harahiye. Uyu munsi nagira ngo babwire ubakubita ubwino bw'ahantu wongeye wageze kandi hakomeye mu Rwanda. Nagiye kuri BNB FM umwezi sha. BNB FM umwezi kwa Bagicumbi na Fuad. Ubugezeyo uza akantu kambayo ashamaje kuba umunyamugi. Nubwa mbe narigiye muri esanseri. Amashi kuri Patrick. Man nakugendeye dia. Noneho ndagenda nyine ba my location mba ndahageze mu kuhagera man ngera hanze hari parking mbazo umuntu ngo BN bayikorerane barambwira ngo dore ngo ni hejuru iriya gwese man ngo seyo boyfriend ngwi ambwira ati ngo ntepfa mbamamagaye nyine wo twari dufitanye gahunda wari uri kunyobora arambwira ati ngo ni muri etage ya 6 ariko ubwo nkabona nabonye agafilime iyo nkabona ukuntu bari utuntu bakandaho bakagera hejuru iyo Diane we no bwa mbere nari ntubonye wo kagira Imana we mbondagenda ndahagera ubwo bambwiye ngo injira ngo ndi turi muri etage muri ngo hangaho ku ya 6 mbona nimbubaza ukuntu ndakandi iyo mibare ngongereyo mbona ndahati baba ndabatisha ndabyihambaho byanga binoga ni mfiramo hagati nimbona hagati nababuze ndabahamagara noko mbona utuntu tw'utubare twometse ku nzu utuntu tw'utubuto mbona hariho 6 nyekandaho mbona biri kubara negereza ko nzamuka ndaheba mwa naho kumbi akugi karakingukaga iyo ukanzaho no kumva karakinguka ndinjira ninjiye ndategereza reka ndambona nta kugenda mbona iminota 5 ziko yanarenze uri muri esanse itaragenda sinzi ukuntu nakebutse mbona impande y'akajyango hariho ya mibare nk'iyari iri hanze ndongera ndakanda kuri 6 birabara 5 3 4 nuko mbona ngeze hejuru mbona karakingutse ndasohoka nyisoka mbona ndahageze ndari Yego Patrick baragiye ugezeyo mbangezeyo bakwakiriye gute? Nageze kuri reception Patrick amaze gusobanuka kuri reception na gafaransa bisubana ngo aho babakirira iyo bishize mu cyongereza ubwo ni reception. Patrick ziko wajuje ugeze kuri reception barakwakira ndategereza nyine bari barimo umutumirwa wari urimo nyine ubwo barasoje hanye mba ndahageze ariko ubwo nahageze mba ndifata udufoto yatangiye gusireyinga akiri hanze naho ubwo ntago nanenzi yuko iyo ugezemo baguha ifoto ushaka sha nayifataga bujura nzingo nyime sari ukuntu ufata ifoto nyene urubira ifoto buri kwifotora ntago biryoshe dia uko mba ndahageze ngo ngaho ngo welcome nahageze mvura uko ndicara nuwe munyamakuru wakwakiriye esha DJ Fabros muhe peace man ya man ndakwemera bro Patrick aho ngaho byaro urugendo rwo kuba warugeze muri BNB FM umwezi aho ngaho karaga story kagaciyemo abantu bacu tubahaye ikaze twabakiriye kwibaba studio dia ubu ni ikiganiro tugitangiriye
hari ikibazo cy'abantu bavuga ngo tujya tuvuga ngo ku gacano kabo mw'abantu mwe ubutumwa bwanyu twabwakira ubu ngubu ni ku gicano cyakuze rwose dushaka gusereburana namwe ahubwo iki gicano cyamaze kuzamuka cyamaze gutumbanya. Patrick ibi ni ibiki ariko ndimo ndabumva uratwumvira ndanababona uranatwumviriza oya ndimo ndabumva nkabumva Dia karame wabyumvisha umuhungu ukuntu byamugendekeye muri BNB? umva njye wumva numiwe nyine ndi kubishushanya nkareba ukuntu yinjiye muri esanseri ntakande agategereza iminota 5 yakebuka akabona. Patri, kugira ngo baguhamagare sasa dutanye ikiganiro, kugira ngo baguhamagare byavuye he, byavuye kuki, niki cyatumye baguhamagara muri BNB umwezi? Ambo kwanga ubundi mfite account za TikTok zikurikirwa cyane kubera ko no kununza kuri kariya ka afishi muri bira bakita ka afishi bari banditseho ngo umutumirwa w'umunsi boyfriend icyamamare kuri TikTok, umusitari kuri TikTok. Umusitari akantu k'umusitari bakongera umusitari kuri TikTok. Iyo foto turayishyiraho turi buze kuyishyiraho. Mbo ko nyene baranyandikira ngo hey nanjye ngo hey mbere utararengaho ntabwo macakore gutwirukanza ukibona hey ya account ya BNB wiyumvishe gute? Mbo hari ikintu nyine icyo agiye kuvuga uhita ukimagina utangira kwiganiriza mbese muri make utangira wimagine ibintu bibiri. Eida congratulations bro ubirimo neza oru ndagushaka. Wowe wumva gushaka iki muri ibyo ngibyo bari bukubwira ikintu basubiza? Mbo aho nago nabitekereje bahise usubiza. Kwande mwigira ngo dore ngo message ngo ni nyinshi ngo kamanze nsubiza uyu wowe nambyeho ndavuga ngo reka manza atayipinge dutayipingane. Mbese wabaye uhagaritse izindi chat zose. Abarakwandikiye yakwandikiye ngo iki? Hey hi bro mazimisi nkukurikira urumahanga ndamubwira ngo thank you kandi murakoze cyane nongere ikinyarwanda n'icyongereza thank you kandi murakoze cyane. Arambwira ati ndashaka kuguha nonza iki ndashaka kuguhostinga kuri BNB FM Kigali. Arananyibwira amazina yose ngiye nitwa iramwe ngo ngiye nitwa nyine arivuga ndagushaka gutya na gutya ayo bavuze gutyo ndavuga ngo nta kibazo. Arambwira ngo nimero yawe ya WhatsApp ndayimuha. Arambwira ati mpereza ifoto yawe ifoto yawe imeze neza nyine kuri yo bumeze gutya mbese muri kumbona ndayimuha. Ngo nago ndamuhimwe muhabiri kugira ngo ahitemo. Umvaga bimwe bidahagije. Yes nyine nuko turabinoza rero arambwira ngo masaha ya nayo ubungezeho ubwo munsi wamuhereye ifoto ko byihuse byarihuse bitinze birapfa ubundi ubwo se iryo joro ryari gucya. Ubu urakarabye Patrick? Ndakarabye nyine ndamuhamagara muha nimero nyine y'inonza amagatike mbo aranda ko wagira ngo aribyo udashaka kuvuga nta kibazo we isanzwe feel free ariko ntuvuge ntago ngo bivuge byose nta kibazo. Ama location yambwiye ngo saa 10 ubungezeho saa 8 nari nahageze kugira ngo hariyaho kugira ngo bagutegereze wabategereza ubwire telefone urayicaginga ukayuzuza warangiza ukagenda ukaburi hafi ngaha akaba ariho ucatingira ariko uhari uri hafi utansohoreje gicumbisha na forwardisha umva data nyine bane kwa kundi babanga intamenyerera ku muziro ubu sibiza kuba waranumye wamfura ukuntu bafana bari abahungu nuko nyene ngere nyine bose ndibona bamudu peace boyfriend ugeze barakwakira bakwakiriye gute Patrick? Mbo narahageze banyakira neza cyane bakomye mashini ataravuga. Duhishusho y'ukuntu byari bimeze. Mbo narahageze mbere na mbere kwicara byaranzonze intebe zaho ni imipine
ziriho utuntu tw'udupine. Iyo wicaye aho kugira ngo igihe igira imbere ngo wigire kuri mikoro bimeze nka gutya uvuga bundi imeze nka gutya. Iyo uricara aho kugira ngo izi imbere ukagira iki ikajya inyuma nayigize imbere nkanga gukwiramo. Urabona iyo nyigije imbere banyigije kuri muri twa tuntu baba bashizemo amaguru. Wa muntu buri kumamagara telefone ya boyfriend ahantu wayifatiyeho ngo ntago yavamo. Noneho mu buzima abantu barabizi ko ufite na touch ariko ubu ngubu bashatse bajya bakwandikira. Twagiye Burundi barahamagaye. Ako Patiri umaze kugira abafana benshi. Ngagize ngo iturutse muri Korea. Aba Zambia. Aho ni hano hafi cyane ahubwo. Ngira ngo ndangije ngira ndafatiye nimero. Patrick yari yitabye mu diaspora yumva ni umufana we mu Burundi. Abarundi abashinganahe n'abakenyezi mwese nje bashinganahe n'abaki. Ngo n'abarundi n'abagabo. Abakenyezi n'abagore babo n'abagore mu Burundi. Turabasuhuje yambu cyane turanabakunda kandi namwe turabaku. Yana yumva imbogo gusa urana yarayumvisha. Ariko se uyu munsi ndatahana imbavu. Patiri ngaho twagiye abantu bo muri BNB bigira akantu baterekeraho bashimire babwire ngo muri abantu b'abagabo sha. Ye baba we n'aba papa mbo nabibabwiye byinshi. Bashimire. Ndabashimiye mwamfuramwe. Mukwiye ubutware mu batwara ushaka kubutwara gutwe ubutware bwose maze mu butware mutwike kuri utwo twaka ababanga n'inyarutwe abo babangana nubwo twiganye. Necyo nababwira nukuri kw'Imana nakoze ku butabwo y'indi radio nzajyaho mwamfunguriye amarembo. Hari ahantu bayafunguye byo. Indi radio nzajyaho ntago bizancanga kwicara. Warisanga batazabashize. Nigiraga imbere kuri mikoro hari ukuntu wigiraho gutya ukaba intebe yusunikishije ikibuno. Kweri ri udupine. Baraza barakanerera cyane umvishije ngize isoni. No mukobwa waje arakanera bamwita Natasha ndanamusuye. Yazikubonye mu Yambo baba we. Ubu Patrick ebo we Patrick ako nago wandenganya sha nababwiye aho nurutse n'ubundi kwari Burera wabo w'ibirayi ibiraha n'ibiraro ababiri biburayi abaririra baririmba abibarutse abahungu bahangamura muhanga mu buhanga kandi muhanga bavukana atatu y'ubuhanga bivuge kwa kundi gibivuga ari kundi nitwa boyfriend Patrick dia we ugenda uragira guke. Rega ningata bivuga nk'uri kurapa. Rap. Nitwa boyfriend Patrick. Ndi umuhungu w'umuhanga ho bahunga sinjya mpunga nege impango mpangara murenze impinga sinjya mpunga muhahage nubwo butaho ari nkatoyi ninge muhungu mwiza umwaza umwiza mwese umwere nta bimwira nta numwate wo kumwaza ndi umwamutari umwana ninge mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wa mimwa kwitama ndi igitipe kimiterera abatoto nimufatireho dori bituza ni nk'ubusitani gusa disi na satana ho batetseho nkatira yo sinahakatira kuko nitaye mu mbandi butamire ewe baba datuwe. Patiri umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira uganza atiyambasha inkabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano umuhungu w'iburera iwabo w'ibirayi ibiraha n'ibiraro ababiri biburaya baririra baririmba bibarutse abahungu bahangamura muhanga mu buhanga kandi muhanga bavukana atatu y'ubuhanga Burera yacu rero itandukanye na Gasabo bisasira amasake bakisegura amasosa asa neza nta nagasambo basoroma meri sosa sho Diane urabyumva ute mwana. Yamanze ngubite kagashiwe kakandi ye baba nawe kubitana
Patrick we uyu munsi nzabyina ino mirapire mbishobore ngo ni siporo ariko ndikumva ni nka Kina Trump. Ese urabizi? ntabwo mbizi ntabwo mbizi ese urabizi Ibyo si nka Kina Trump. Yandi murayizi Nako ngako gusanze. ese urabizi ko kwamamara bidasaba ko ukiri young kose noneho mana Good chapeau Patrick udushimishije kandi ibintu ni sawa kunzi bacu baje bakureba Hari abantu mutwikundira Dia. Nuko. Hari abantu batukunda sha. abantu bo muri Zambia Abantu bo muri Mozambique abantu muri Mozambique ari ne Mozambique ndagusuhuje sha ajya dushira na statisha na Donata amusuhuje ndendera hari abantu Bobo Kenya ari abantu benshi pe nawe ajya dushira statisha ba Rugwiro umugabo bitandera ni benshi pe umugabo mu Budage nawe ujya uduposting ntabwo muravuga abantu nari ngiye kuvuga abantu ubwo utabasimbi ye bawe nawe turagushije hari abantu bo mwebwe mwese mbese uzika abantu bo mu Buholande Dia tubavugira rimwe ngimwa mwebwe mwese mudukunda ese urareba iki nanjye ndumva naza nkahaya ngo amenywe bitama Dia gira icyo kintu nubwira Patrick dusoza kuri uru rugendo rwiwe uko byumva nyine kandi urumva umuhungu wacu arateye intambwe birananshimisha cyane kabisa reka musoreze gatoya kugira ngo Diana akomerezeho Patrick ni umuhungu wacu umuhungu w'abanyarwanda ni umuhungu wanyu mwese mwe mukurikirana ibiganiro byacu kandi mukanabikunda arenda kuzankubitira imbere ya kamera uko ntago urabona ko bafite utubanga twinshi tuzwo kongorera mujye muvugana mwabantu mwe Patrick abantu baragukunda pe kandi iyi ntambwe ubuteye twifuje no gutera n'izindi zirenga 100 abandi nabo baguhamagara Dia shagira ikintu ubwira Patrick kuri iyi ntambwe si wari kumuhe undi kuki utamuherekeje ubundi nari mfite akazi kenshi uwo munsi nari kumuherekeza pe yari yanabimbwiye ariko bikubitaniraho n'akazi nari mfite kandi ntari busibi ariko nterwa ishema na Patrick nterwa ishema nawe murakoze cyane hako shemana Patrick muri inyuma uko byaba bimeze kose mureke kunsetsa ariko nibwirira undi mwana ndakumva waretse ntabwo ari hariya honyine nakwifuriza kuko ibyiza biri imbere kandi aho uzagera ni henshi kandi heza sibyo wowe ikintu kiba kigomba kubaho ugomba kwiragiza Imana mu ngendo zawe za buri munsi sibyo ntabwo wajya telefone ihamagara ngo uhite uvuga ati ndaporomotse ndagiye icya mbere ni ukwiragiza Imana si ngombwa ngo uru rugendo rwose ukoze wiragiza Imana ariko byibuza urugendo rwose no kuyirageza Dia yego nyine nibyo ariko hari ukuntu umuntu nyine aba afite nk'akazi kenshi nta kintu cyasimbura Imana sibyo ariko ukahita ubaduka ariko mu byo ukora byose mu ngendo zawe zose twaba turi kumwe twaba tutari kumwe mbese iyo wirageza Imana sibyo mwana wanjye hari umuntu wambajije ngese ngo ni ikiganiro uheruka gushyiraho njyenyine ngese ngo boyfriend ari he Dia ngese ngo mariage iri ryari ni ukuri kw'Imana narasetse kureba Patrick azagutamaga ariko Patrick hari n'abantu batwemereye intwererano ngo nitubana turabukoze karabaye ariko ni iyo topic tuzayigarukaho Patrick karame ngaho sezerera abantu bagushyigikiye 079 6 2 3 4 0 6 7 iyo ni momo
Suzi ko Diane yatanze nimero ya telefone yiwe. Dia ni byiza. Tanga nimero yawe Dia. Oya narayitanze. Baratemba mbabwire na WhatsApp 0729988037. Iyo ni WhatsApp. Dia tanga nimero yawe kuri WhatsApp kuri telefone. Bajya kuri kiganiro. Hari abantu baba baramamagara bakakumbaza. Rero ikiza no uzajya ushiraho nimero yawe. Cyatuzayipiningeho. Tuyipininga ku kiganiro. Babishaka. Hari abantu bakumbaza ari gisa mutayemo mba ndi nko kugira ndi nko gute uri kugira ude netse bangatinda kubasubiza bakambwira ngo ndiyemera. Yasha ntango yiyemera. Iyo uyitanze nka gutyo baba bayibonye ubwo nka kare nibigwe bayembaza. Urumva effect binga bigira kuri ngewe. Bad effect. You are boyfriend of all. Boyfriend w'abakobwa bose bo mwisi. Boyfriend of all girls of the world. Hari no wateye comment ngono no boyfriend abonye girlfriend. Mwakoze cyane turabakunda ahantu muri mwese peace. Wiyamwe.